bice bitandukanye byo ku isi, aho ndi cyangwa se aho ngaho uri, ushobora gutekereza hamwe umuntu agiye akagutangaza, gusa ariko iyo byageze ku rwego rwo kuvuga ngo ahantu cyangwa se ikintu kiratangaje ku rwego rw'isi, koko kiba gitangaje, guhera ku kibaya gihora cyaka umuriro, amarembo yiswe ay'ikuzimu, ndetse n'ibindi bitangaje, nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cyacu ntiwamenye. Reka rero turebere hamwe ahantu 10 hambere ku isi hatangaje cyangwa se amayobera, ndetse tunarebere hamwe inkuru zivugwa zaho. Ikaze mu kiganiro, ukaba ugiye kubana nanjye Irumba Shadrack cyangwa se Kwevo. Ku mwanya wa 10 turasanga Mohenjo Daro. Iyi site y'ubushakashatsi iherereye muri Pakistan, bivuga ko yabayeho muri civilization muri Indus Valley, yabayeho mu myaka 2500 mbere ya Yesu. Abantu bari batuye hano bari bateye imbere cyane by'akataraboneka, cyane cyane ibyageraga mu kubaka amazu no gutegura imijyi. Igitangaje kurusha ibindi nuko nta muntu n'umwe waba uzi irengero ry'aba bantu. Bimwe mu bice by'imibiri bagiye bahasanga bigaragaza ko abantu bari bahatuye bashobora kuba barapfiriye rimwe, cyangwa se niba ari icyabahitanye kikaba cyarabahitanye rimwe. Bamwe mu bashakashatsi bagiye batandukanye ku isi bakeka ko baba barahitanwe n'ikiza cyangwa se barishwe n'abantu bitwaje intwaro baturutse mu bundi bwami. Ku mwanya wa 9 turasanga Centralia City cyangwa se Ghost City mu ndimi zacu bisobanuye umujyi w'imizimu. Kuva mu mpera z'umwaka wa 1800 kugeza mu 1960, Centralia ni umujyi utuje muri Pennsylvania. Uyu mujyi rero ukaba ufite ibirombe byaho, aho ikirombe kimwe cyaje gufatwa n'umuriro mu mwaka wa 1962. Uno muriro w'akataraboneka wakomeje gukwirakwira munsi binyuze mu muyoboro wari uhari. Nubwo abaturage bari bahazi uko ibyo byose bimeze nuko biteye ubwoba, ntabwo bwageze bahangayikishwa n'ubwo bushyuhe bwari buhari. Gusa ariko nyuma haje kuba ibintu bibiri bitangaje. Icya mbere, guhera mu mwaka wa 1797, nyuma y'imyaka yose abaturage bari bahamaze ndetse baranihanganiye ubwo bushyuhe bwaho, haje noneho kuza ubushyuhe budasanzwe, ku buryo buno bushyuhe bwatumaga abantu birirwa mu mazi ndetse nayo agahita ashyuha, ibintu bitari byoroshye habe na mba. Inyamaswa zose zikaba zarashyaga nyagushya, ku buryo nk'imbwa z'abaturage zapfuye kubera ubushyuhe. Byaje kuzamba rero muri kano gace ubwo umuhungu yarigitaga ahantu hareshya na metero 45, kandi birumvikana nyine yaje kwicwa n'uwo muriro. Kuva ibyo rero byaba, abari batuye bose muri uwo mujyi bagiye bagabanuka bagenda bimuka, kugeza ubwo muri 2014 hari hasigaye abaturage 7 bonyine. Ubwo bavuga yuko nta na bake bagihari, dore ko nyine kubera ibyo byose byagiye bihaba, abantu bose bahavuye. Kugeza uyu munsi uno mujyi ukaba ugaragara nk'uwabazimu. Uyu mujyi ugaragara nk'uwabazimu ukaba urimo amatongo menshi ndetse n'ibisate mu mihanda. Ku mwanya wa 8 turasanga Devil's Ghetto cyangwa se Ghetto ya Sekibi. Devil's Ghetto iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Minnesota, ikaba nayo rero iri mu bintu bitangaje bitarasobanuka. Ugeze ku musozi wa Blue River, aho amazi amanukira, hari amazi yigabanyamo kabiri, aho amwe akomeza akajya mu kiyaga ariko andi akaba azimira mu mwobo tutazi aho uhingukira. Abanyesiyansi bagiye batandukanye bahamya ko ayo mazi hari aho ajya, ariko na n'ubu tukaba tutazi aho ariho. Abo bahanga mu bya siyansi rero bakaba baragerageje gushyiramo produits chimiques zihindura ibara ry'amazi, ngo barebe ikiyaga gihindura ibara, kuko bizera yuko aya mazi ashobora kuba yihingukira mu ndiba z'ikiyaga runaka, ariko bikaba byarabaye iby'imfabusa. Abandi bahanga mu bya siyansi batandukanye bakaba baragerageje gushaka gusobanura iby'aya mazi cyangwa se iby'izimira ry'aya mazi, bagafata imipira ya ping pong balls bakayijugunya muri aya mazi. Iyi mipira rero akaba ari utubiye turimo umwuka, bakaba baragira ngo barebe aho dutungukira cyangwa se dusohokera, ariko nabyo bikaba byarabaye iby'imfabusa kuko utu dupira twaburiwe irengero. Iyo ubajije rero umuntu utuye muri Minnesota cyangwa se umuntu uzi iyi Devil's Ghetto, benshi bakunda kuvuga ngo ni amayobera matagatifu, aho benshi muri bo bakunda no kuvuga ngo aya mazi ajya ikuzimu. Ku mwanya wa 7 turasanga Easter Islands. Easter Islands, iki ni ikirwa giherereye munsi y'umurongo wa Equator, ni kamwe mu duce tutigeze dusurwa n'abantu mu gihe kirekire. Kikaba giherereye mu gace bita Polynesia. Kuri iki kirwa niho hasangwa stati 900 za Moai zubatswe n'abantu bitwa Rapa Nui.
Sitati nini muri zo ikaba ipima toni hafi 90. Igikomeje kuba amayobera kugeza n'uyu munsi ni uburyo abantu babashije kubaka sitati nk'izi ndetse bakazishyira ku murongo umwe mu gihe hari kera ndetse badafite na tekinoloji yo kubafasha kubaka izi sitati mu gihe cy'imyaka magana kuva mu 1400 kugeza mu 1650. Hari bamwe bakeka ko wenda byaba byarakozwe n'ama alien, gusa hari inyandiko nyinshi zagiye zijya hanze zigerageza gusobanura uburyo abo bantu ba Lapani baba barubatse izi sitati. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Island of Doris. Umudugudu wo mu Yapani mu gace kitwa Ivaglo ni kamwe mu duce dutangaje ushobora gusanga ku isi. Uyu ni umudugudu muto ariko kandi uzengurutswe n'udupupe twinshi tw'abana. Ahangaha rero iyo umuntu akihagera atekereza kandi akibaza ibyo arimo kubona, maze nta kabuza iyo utahazi birumvikana birakuyobera. Ibikinisho by'abana byatangiye gukorwa n'umugabo Tekini Dayano bikwirakwiriye muri aka gace kose. Uyu nguyu rero Tekini Dayano ari umuturage muri kano gace. Ibikinisho rero ushobora kwibaza ngo ni he byavuye. Muri kano gace rero nk'uko ikinyamakuru thehistory.com kibivuga, ngo igihe kimwe hateye indwara ikomeye cyane abantu batanabashije kumenya izina ryayo. Iyo ndwara rero yagiye ihitana abana muri ako gace. Hari umunsi umwe imiryango igera ku 10 yabuze abana bayo, kandi yabuze bake muri yo ikaba yarabuze abana 2. Nyuma yaho rero abana bose batuye muri kano gace bagiye bapfa bameze nk'abafashwe n'igicuri. Ibintu byakomeje gutera ubwoba cyane ndetse bitangaza n'abantu. Mu miryango rero yakomeje kugenda bashyingura kugeza ubwo imiryango yose yasigaye n'abana igira. Cyari gitangaje kandi kidasanzwe nuko iriya ndwara imeze nk'igicuri nta muntu mukuru n'umwe yigeze ifata, ahubwo yibasiraga abana gusa. Abaturage batangiye kujya bimuka bava muri kano gace hanyuma barigendera. Tsukimiya Dayano rero amaze kubona ko asigaye muri kano gace wenyine ndetse nawe yagize ubwoba bw'abana benshi bahashyinguwe, aho yatangiye kujya akora udupupe nk'urwibutso rw'abana b'abaturanyi bitabye Imana. Buri hose bashyinguye umwana, Dayano yagiye ahashyira udupupe maze biza kurangira n'ababyeyi babuze abana babo bahazanye ibipupe mu rwego rwo kuzirikana ndetse no kwibuka abana babo. Iyo uhageze rero usanga mu biti, mu mazu, hasi, mu idirishya ndetse n'ahandi hose barabaye amatongo hagaragara ibipupe kandi mu buryo buteye ubwoba cyane kandi butangaje. Nubwo ibi ngibi rero bimaze imyaka myinshi cyane bibaye, abaturage batuye kera cyangwa se bahazi ndetse banazi amateka yaho bajya bazana ibipupe mu rwego rwo kuzirikana ibyabaye kugira ngo bitazibagirana. Ku buryo iyo ugeze muri kano gace ushobora kuhabona umuntu ukashanga nta muntu n'umwe uhari cyangwa se ntugire n'umwe uhabona, ahubwo ukazahabona ibino bikinisho by'abana ndetse bimwe byashaje, ibindi biri mu biti, ibindi biri mu muhanda n'ahandi nyine hadapfa gutekerezwa. Bituma rero haba hamwe mu hantu hatangaje ku isi kandi hanateye ubwoba. Ku mwanya wa gatanu turasanga Snake Island, ikirwa cyuzuye inzoka. Iyi Snake Island. Ku mwanya wa kane turasanga Algerian Megalith. Izi Megalith ubundi cyari igituro bashyinguragamo abantu mu gihe cy'ubwami bwa Zinki, bamwe mu bagize civilisation zikomeye zabaye kuri uyu mubumbe wacu w'isi. Megalith ni inyubako zitangaje zerekana ubuhanga bw'akataraboneka abantu bari bafite ku buryo babashije kubaka inyubako nk'izi mu gihe tekinoloji yari itaranatekerezwa. Iyo bigeze noneho ahantu bashyinguraga abantu, ibintu bihita bihindura isura kandi bigakomeza gutangaza cyane. Kugeza n'uyu munsi umuntu wese ugerageje kugera muri kano gace, yaba ari n'amaguru cyangwa se n'indege, ntashobora kugaruka. Ndetse n'ibikoresho biranga amerekezo nka compass direction cyangwa se ibindi byose bigiye bitandukanye, iyo bigeze muri aka gace bihita bita control, kimwe n'ibindi bikoresho bya electronique. Bamwe mu batanga buhamya bemeza ko hano hantu hashobora kuba hari imyuka idasanzwe kandi ifite imbaraga izwi nka ori, ku buryo iyo umuntu ahageze adashobora kuharenga cyangwa se imufata ikaba itatuma aharenga. Murabyumva rero ko n'ahangaha ari ahantu hatangaje kandi hateye ubwoba. Ku mwanya wa gatatu turasanga Dragon's Triangle. Iyi Dragon's Triangle iherereye muri Japan ndetse hari benshi bayita Devil's Sea, uzi inyanja ya Sekibi. Ikintu gitangaje cyane kuri aka gace nuko gafite umujyi munini munsi y'inyanja. Uyu mujyi rero ukaba warahawe izina rya Japanese Atlantis. Uyu mujyi ukaba ugizwe n'inyubako zitangaje cyane zigizwe n'inkingi zubatswe neza cyane ku buryo inguni imwe y'inkingi imwe
ipima dogere 90. Uwagerageje koga ngo agere kuri uyu mujyi ntiyagarutse. Ushobora guhita wibaza uti niba nta muntu wigeze koga ngo agere kuri uyu mujyi, abantu babizi gute? Mu kugera kuri uyu mujyi bakoresheje submarine ndetse n'amadrone mu mazi akomeye afite imbaraga zikomeye, aragenda arafotora azana amafoto yawo. Ahantu rero hari igitiye indege nyinshi ndetse n'amato nk'uko bigenda muri Triangle ya Bermuda. Guverinoma y'Ubutaliyani cyangwa se y'Ubuyapani uko bihuririye hagati ibuza buri muntu wese ugerageje kwegera aha hantu. Ku mwanya wa kabiri turasanga Door to Hell, amarembo y'ikuzimu. Door to Hell cyangwa se amarembo y'ikuzimu aherereye muri Turkmenistan, nako kari mu duce dukomeje gutangaza abantu cyane ku isi. Mu gihe Abarusiya bacukuraga bashaka peteroli, baje kwibeshya maze bahura na gaze metane. Kino gihe yahise yuzura ikirere cyose maze baza kugerageza kuzimya, bagerageza kuhatwika bizeye yuko biza kuza gushira, ariko kandi biranga. Kugeza ubu rero iyo uhageze ubona umuriro waka, icyobo kimaze imyaka irenga 30 cyaka umuriro cyaranze kuzimya, aho leta yagerageza kuzimya ariko bikanga. Akanako rero kari mu duce dutangaje kandi dukomeje gutungura abantu benshi. Wakibaza uti rero ku mwanya wa mbere turasanga iki? Ku mwanya wa mbere turasanga Bermuda Triangle cyangwa se Triangle ya Bermuda. Triangle ya Bermuda benshi bakunze kwita mpande eshatu za Sekibi, imaze imyaka amagana n'amagana yarabaye amayobera kuri benshi. Urebye ku ikarita y'isi mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique hari agace kitwa Bermuda. Ugafata noneho nk'irati yawe ugaca umurongo umanuka ukajya ku ruhande rwa Miami, ukongera ukazamura ka karongo hino uhita ugera muri Puerto Rico, ukazamura ka karongo nanone kahita kagera muri ka gace twita Bermuda kari mu nyanja hagati. Ibyo ngibyo rero uhita ubona ko bikora triangle, ari niyo mpamvu bavuga ngo ni Bermuda Triangle cyangwa se Triangle ya Bermuda. Iyi Triangle ya Bermuda rero bikaba bivugwa yuko nta bwato cyangwa se indege yaca ahantu, kuko iyo bigerageje byose kuhaca bihita bitizimira bikabura irengero. Bermuda yamamaye rero cyane mu kinyejana cya 19 kuri byabaye ku mato ya Rosalind na Ellen Austin. Ubwato bwa Rosalind bwasanzwe nta muntu n'umwe urimo kandi bigaragara ko nta kintu bwabaye. Ubwato bwa Ellen Austin bwohereje abajya kureba icyabaye nabo ntibagaruka. Urutonde rw'amato ndetse n'indege zaburiwe irengero muri Triangle ya Bermuda ni rurerure kandi rurakiyongera. Mbese ni iki cyaba kibera muri aka gace? Uretse inkuru zidafitiye gihamya zivuga yuko haba hari icyobo kinini ndetse n'amarembo agana mu nda y'isi, aka gace ka Bermuda kandi ubundi kaberamo gazi metane nyinshi benshi badashobora kubona, ndetse bigakekwa ko ariyo mpamvu yaba yica abantu cyangwa se ikabazimiza. Ariko nanone kuba nta kimenyetso na kimwe gisigara cy'abantu babizimiriye nibyo bikomeza gucanga benshi. Abahanga mu bya siyansi rero bagerageza gusobanura impamvu y'izimira ry'abantu muri aka gace, bakavuga ko bishobora kuba biterwa n'uko iyo bageze aha ngaha ibyakabaye birimo nka radari ndetse na za busoro cyangwa se kampasi bita control. Bermuda Triangle rero niyo tugejeje ku musozo w'ikiganiro cyacu. Tubashimiye ko mwaduteze amatwi.